za ATM card zinyuranye zizakorana n'amabanki yose. Abantu bose bazagira konti mu mabanki, ubwo ni wallet. Ifaranga rya electronique ni ifaranga karita ndangamuntu kuko rizakoreshwa nk'ifaranga kandi rigakoreshwa nk'indangamuntu mu gihugu cyawe cyangwa se igihugu cyose urimo no ku isi muri rusange, haba mu mabanki no mu butasi bwa leta no mu bigo byigenga no mu ngendo, kuko uburyo bwose uzajya wakiramo amafaranga ni kuri wallet yawe, bizajya bimenyekana ko wakiriye amafaranga. Nta misoro uzanyereza, ni ibintu bizaba bigaragara. Niba hatangiye kugaragaramo icyiza cy'iryo faranga, ndashaka muribuka turi muri covid, impamvu nshaka ko tuganira, muribuka turi muri covid, abantu benshi baravuze ngo ntabwo bari bujye kwiteza urukingo. Akabazo k'amatsiko, umaze igihe kingana iki urwaye? Ntuzi indwara warwaye? Ntiwagiye kwa muganga? Ntiwivuje? Ntibaguteyemo umuti? Uzi baraguteyemo ibiki? Twe gufata bimwe ngo tubisimbuze, ngo dufate ibyo dushaka tubikuremo, dusigemo ibyo dushaka, kuko ndashaka mbabwire uwo twamenye, Kristo, uwo twahawe, uturwanira intambara tuzi n'izo tutazi kuko tubisomye, uduhagarikiye, umenya uko tubaho umunsi ku munsi. Niba koko ari akarengane muvuga, akarengane kazabaho ariko ntikazakorerwa. Aha twicaye rero tukaba twicaye kuri Golden Gala, ni ahantu ha fresh, ni ahantu heza cyane, ni ahantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bafite salle nziza y'ubukwe, bafite garden ya fresh, bafite sauna, massage, bafite bar resto, bafite piscine, ibikinisho by'abana, ndetse na gym ushobora gukoramo umubiri, ibintu bikagenda bimera fresh sana, umubiri wawe ukamera neza cyane. Bahere hano Kicukiro ku Muyange, aho zitwa Tekira. Uhageze neza ushobora guhamagara nimero 0788 58 99 39. Bakunzi b'Ihumure TV muraho, meze neza, igitondo cyiza cyangwa se igicamunsi cyiza, ariko nanone umugoroba mwiza, biraza guterwa n'ahantu muherereye. Nk'ibisanzwe ndi Kuzo Emi, ntabwo nza gutinda rero mu kiganiro cy'uyu munsi, kubera ko twamaze gufata uduce tugenda twihuta kugira ngo dufashe abantu. Dufite commentaire, dufite ibyanditswe, dufite abasobanura, dufite ubuhanuzi, dufite n'ikoranabuhanga, technology. Hanyuma rero byose tubiganizwa n'abafite ubuhanga n'ubumenyi, ariko byose bifite ahantu bihurira, kubera ko twamaze kumenya neza ko science na Bibiliya, ko umuntu wize neza asanga science yakaba ikomoka muri Bibiliya. Hanyuma rero hari ifaranga electronique cyangwa se ifaranga ryamaze gukorwa, twese tugiye gukoresha, turi kubona inyungu zaryo nyinshi cyane, ndetse tukabona n'iterambere ritugezaho, ariko nanone tukabona ingaruka zizabamo mu buryo bwo kuribika no kuritunga. Ariko nanone abariteguye, abarishizeho nka Beneri ndetse n'ibindi bihugu bizarikora nabyo, bafite uburyo bwiza bateguye bizarindwamo, cyangwa se umutekano waryo uzaba umeze. Abizera rero nibo nshaka kugarukaho, abitwa ko ari abakristo, abitwa ko ari abarokore, abitwa ko bakijijwe, abitwa ko bamenye Imana, abitwa ko babonye Yesu cyangwa bafite Yesu. Bagiye kuba bamwe muri bo babaheza nguni, bagiye kuba impamvu yo gukomeza kubuza abandi amahoro, babatera ubwoba mu iterambere turimo turinjiramo. Ndi Kuzo Emi nk'ibisanzwe, tugiye kubana muri iki kiganiro, ariko nanone ndashimira bose bakoze subscribe, mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma kandi mu kubashimira n'abatarayikora, muyikore kugira ngo tubane muri ibi biganiro byacu bya buri munsi, tudahwema kubagezaho dufite intego yo kugira ngo umuntu wese amenye kandi asobanukirwe. Hanyuma rero ukore like niba ukunze iki kiganiro cyangwa iyi video, hanyuma inkunga ikomeye no gusangiza abandi iyi video.
ubushize sorry gato nababwiye ko tugira serivisi zitandukanye, harimo serivisi zo gufasha abantu mu bikoresho byo mu rugo, mu kazi ndetse n'ahatandukanye, mu maresitora, mu mabara ndetse no mu mahoteli, aho tubakora ibikoresho bitandukanye cyane cyane bigaragara nk'ibikora buri munsi. Aha harimo firigo, kwiziniyeri bikoreshwa cyane mu rugo, mu kazi kawe ka buri munsi, byagufasha kuba ukenera kwiziniyeri cyangwa firigo. Iramutse rero ifite ikibazo ukeneye umutekinisiye waduhamagara, cyangwa se uramutse ukeneye kuyigura ari okaziyo cyangwa inshyashya ndetse no kuyigurisha waduhamagara. Harimo microwonde, water dispenser ndetse harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu rugo usibye isafuriya n'ijerekani n'ibase, nibyo tudakora, ariko ibindi turagufasha. 07 88 60 50 44 cyangwa se 07 88 34 71 97. Yes, hanyuma twari twagarutse ku bice bigera hafi muri 11 cyangwa se ubushakiro bugize iyi commentaire, ibi byanditswe, iki gitekerezo cyangwa se ubuhanuzi, ariko twabonye ko igice cya mbere cyavugaga ngo ifaranga elegitoronike ni ifaranga rigezweho ridateshwa agaciro rizakora ku isi hose. Uyu ni umwanditsi Philippe aravuga ngo ifaranga rya elegitoronike, ifaranga mpuzamahanga, ifaranga rya elegitoronike, ifaranga rimwe ku isi ridateshwa agaciro, rihuza ibihugu byose ku isi mu kugura no kugurisha. Ifaranga rya elegitoronike, ifaranga karita jeto ndangamuntu, ntabwo ari indangamuntu tuzi, ahubwo nuko ririmo ibanga umuntu cyangwa se rivuga umuntu byose. Ni jeto ya elegitoronike cyangwa se ATM card igendanwa. Ibyaduka ubu mu birebane amakenga. Niko uyu mwanditsi yanditse, niko yakomeje kuvuga. Aravuga ngo ni ifaranga rizakora mu bihugu byose byo ku isi, urifite wese akarikoresha aho ageze hose, kuko isi igiye gukora nk'igihugu kimwe. Iyo gahunda iratangirana na muri 2010 nibwo iyo gahunda yatangiye, ugira ngo yanditse mbere, kugeza ubwo izakwirakwira ku isi hose. Hazakoreshwa ATM card zirimo wa mubare 666 zizahatirwa abantu bose. Ifaranga rya elegitoronike ni ifaranga rigezweho, baryita ifaranga rya kijyambere, ariko niryo faranga rya nyuma ku isi. Ifaranga ry'iherezo ry'amafaranga yose ku isi, ni ifaranga risoza ubuhanuzi ku mafaranga yose. Ngaho rero umwuka byaramwe wenda turekera, kuko nabwiye ngo nzajya nsoma bike tubigarukeho, tubirebere hamwe, hanyuma twe gutinda mu kiganiro. Nejo tugaruke, nejo bundi tugaruke, mu gihe kandi dukomeje kugenda twakira ibitekerezo by'abantu cyangwa se inyunganizi z'abantu n'ibibazo abantu bakomeza kugenda bibaza kubera iyi mpamvu. Kuko iri faranga koranabuhanga ubu tuvugana mu Rwanda, twagize umugisha. U Rwanda ni kimwe mu bihugu 8 ku isi biri gukoresha cyangwa se bigiye gukoresha iri faranga, mu gihe abandi bari mwigerageza. Twebwe tugeze muri faze ya isa naho ari ya nyuma yo kugira ngo turebe ukuntu umuntu wese yatunga iri faranga, aho ugiye kujya uzana amafaranga wari ufite bakayakumvata muri iryo faranga. Hanyuma ndashaka tuganire ku bintu bitatu. Turaganira ku gihugu kimwe, isi yose izahinduka igihugu kimwe, iyo ni kimwe. Kabiri, turareba kuri izi karita ndangamuntu cyangwa se turebe kuri izi ATM card sorry. Hanyuma tuze kureba no kuri iri faranga koranabuhanga. Ibi bintu bitatu nshaka tuza kugarukamo muri aka gace, ariko reka manze nsoze aka gace nashakaga gusoma uyu munsi kugira ngo noneho turebe
icyo nashaka ko tugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi, iherezo ry'abatunzi n'abanyabugugu rirageze, iherezo ry'ibisambo rirageze n'abanyereza imari bose. Nta muntu uzongera kwiba no kunyereza umutungo wa leta. Nta muntu uzongera kunyereza imisoro n'amahoro. Nta muntu uzongera gutunga amafaranga ya leta itazi umubare. Nta muntu uzongera gufasha adafite ikarita faranga rya elegitoronike cyangwa se jeto elegitoronike, mane elegitoronike. Nta gihugu kizongera kuba ikigega cy'abanyemari n'ibisa nabyo. Nta biseha rusahuzi bazahura n'imitungo y'ibihugu byabo n'iby'abandi ngo babinyage. Ifaranga rya elegitoronike ni jeto elegitoronike cyangwa se za ATM card zinyuranye zizakorana n'amabanki yose. Abantu bose bazagira konti mu mabanki, ubwo ni wallet. Ifaranga rya elegitoronike ni ifaranga karita ndangamuntu kuko rizakoreshwa nk'ifaranga kandi rigakoreshwa nk'indangamuntu mu gihugu cyawe cyangwa se igihugu cyose urimo no ku isi muri rusange, haba mu mabanki no mu butasi bwa leta no mu bigo byigenga no mu ngendo. Ntihazakora icyo bita mani elegitoronike. Mu mabanki mpuzamahanga cyangwa banki zigezweho hazabanza gukundisha abantu za ATM card. Amasosiyete y'itumanaho yose azihutira kugura no kugurisha bakoresheje iyi elegitoronike. Hanyuma gato reka tugaruke gato muri ibi nasomye, twe kuza kwibanda muri byinshi kubera ko tuzagenda dusimbuka tureba. Reka tugaruke kuri ibi bintu. Bantu munkurikiye babizera, nabwiye ko benshi mukwiye kwitonda mu byo musoma n'ibyo mwiga, n'ababigisha mukabitondera bigendanye n'ubuhanuzi, kubera ko uyu ni umugambi wa Sekibi wo gushaka kurangaza abantu. Ndakubwira impamvu. Sindimo ndwanya ko ibyo bintu bizaba k'uyu munsi, kuko 2010 twarageze, ubu turi muri 2025. Rero turajya muri 2030 n'indi myaka tukiriho. Nawe ukiriho uzakomeza kubona ibyo, ariko isi izagenda ihinduka. Ndagira ngo nkubwire ko tukibona telefone hari MTN Rwanda Seri, MTN Rwanda Seri, abantu bagifata telefone agashyiramo simukadi agahamagara. Abantu benshi baramushungeraga bakavuga bati dore bya ndi bya antikristo biratangiye. Ariko ndashaka kubabaza ko dusomye muri iki gitabo cy'uyu mwanditsi mu gitekerezo cye muri komanteri, avuga ko ibihugu bizahinduka igihugu kimwe ku isi. Ndashaka amenye, Imana yaremye ibihugu byinshi cyangwa abariho bahawe ubwenge bwo kugabanya ibihugu, hanyuma kuba cyaba ari igihugu kimwe ku isi? Ndashaka kugira ngo menye icyo bitwaye ku bugingo bw'umwana w'umuntu. Kabiri, izi ATM card dukoresha, wowe wanditse, nawe ufite igitekerezo, nawe ufite komanteri, no kuba uri kureba iki kiganiro urimo urakoresha ikoranabuhanga, ntabwo wari kwebye ngo ubyite akarengane uyu munsi, kuko kubaho kwawe uyu munsi ubikesha communication. Nkurikije aho igihugu kigeze nawe isi igeze, bivuze ngo urahamagara nawe urahamagarwa. No kubasha kwandika ubu butumwa n'ikoranabuhanga wakoresheje cyangwa iyi message. None iryo koranabuhanga wakoresheje ngo wandike cyangwa uri kureba ibindi mo ndakubwira nonaha, nihazi ikoranabuhanga rya AI ryo nshobora gufata akantu nkagashyira mu gutwi nkagenda numva iyo message yawe, nzaba mpindutse ikibazo ku Mana, sinzaba nyiri umwana w'ubugingo. Ifaranga koranabuhanga uyu munsi turatangira gukoresha, ngira ngo uyu munsi
asigaye iminsi mike kugira ngo dutangire kuba twajyana amafaranga dufite bajye kuyavunja bayahindure CBDC. Hanyuma wowe ntago bikureba kubera ko uriho uravuga ko ari antikristo cyangwa ari ikimenyetso cy'uko mwatangiye akarengane no kurenganywa. Niba watangiye kurenganywa n'akarengane biragusaba ibintu bitatu ngiye kukubwira. Icya mbere, uzaguma mu nzu yawe ntuzasohoka, ariko uzambwira amashanyarazi ucana yaje ryari yazanywe nande. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, iyo telefone ukoresha igikoresho elegitoronike, kuki faranga ryonyine ari ryo turi ikintu kimbabaza kinamvuna muri ibi bintu bituma ntanga n'ibitekerezo byanjye, kavuga ngo nawe niba ufite igitekerezo kizane tukiganireho cyangwa se ugitambutse. N'ikibazo njya kwibaza, kuki tumeze nk'abarobanura bimwe tukabikuramo ibindi tukabishiramo? Ese niba ari ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Kristo bitwaye iki? Bitwaye iki ko n'umwana w'ubugingo, kuri umwana w'ubugingo bitwaye iki kuba uri bukoreshe iri faranga koranabuhanga? Hanyuma ikindi ngo ni ifaranga rizasimbura andi mafaranga yose. Ayo mafaranga ni Imana yaremye, ntabwo ari abantu bayaremye. Niba waravutse ugasanga amafaranga harahari, abigisha biwanyu bakoresha ayo mafaranga kugira ngo babigishe bategure ibyo bitabo by'ubuhanuzi n'iki, bakoresha iryo faranga. Ryakozwe nande? Iryo faranga kuje ukarisangaho uyu munsi akaba haje risimbura iryo faranga, akaba aribwo bibaye ikibazo. Nshuti zanjye munkurikiye, mwe kubaho mumeze nk'abahonobereye mu bitagira umumaro n'ubwenge, ahubwo tekereza cyane. Uko gutekereza kugufashe no gusenga usaba umwuka w'Imana kugira ngo agusobanurire, kuko urasa n'umuyobe. Inyigisho z'ibinyoma, ndashaka umenye uruhare rwa Kristo kuri wowe, kuko mu bigaragara nturamenya Kristo muri wowe, nturamenya uruhare rwa Kristo muri wowe. Kuko birambabaza kugeza uyu munsi iyo ubayeho mu bwoba, kuko hari imbuzi zigaragara mu byanditswe ariko nanone nk'ibimenyetso. Ariko nyemerera gato nsome iki cyanditswe cyo mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa mbere basi tugere kwa 3 ngo ndashaka ko mumenya uburyo mbarwanira intambara mwebwe n'ab'i Laodikiya ndetse n'abatarambona ku mubiri bose, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe ubwo bafatanije hamwe mu rukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo. Muri we nimo ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Ukomeje ushobora kubona ngo imbuzi kubyerekeye inyigisho z'ibinyoma. Siho ndi bukomeze, ndashaka ko twumva iki cyanditswe. Muri we niho ubutunzi bwose buri, ariko bihishwa abantu. Ndashaka musobanukirwe, ndashaka mumenye, kuko uyu mwanditsi akomeza kwandika yaravuze ngo nta bazongera kwiba umutungo wa leta, nta bazongera kurya ruswa, nta bazongera kubaho bameze nk'abarya abandi cyangwa barya imitsi y'abandi, kuko uburyo bwose uzajya wakiramo amafaranga ni kuri wallet yawe, bizajya bimenyekana ko wakiriye amafaranga. Nta misoro uzanyereza, ni ibintu bizaba bigaragara. Niba hatangiye kugaragaramo icyiza cy'iryo faranga, ndashaka muribuka turi muri covid, impamvu nshaka ko tuganira, muribuka turi muri covid, abantu benshi baravuze ngo ntabwo bari bujye kwiteza urukingo. Akabazo k'amatsiko,
umaze igihe kingana iki urwaye? Ntuzi indwara warwaye? Ntiwagiye kwa muganga? Ntiwivuje? Ntibaguteyemo umuti? Uzi baraguteyemo ibiki? Twe gufata bimwe ngo tubisimbuze, no, ngo dufate ibyo dushaka tubikuremo, dusigemo ibyo dushaka, kuko ndashaka mbabwire uwo twamenye Kristo, uwo twahawe, uturwanira intambara tuzi n'izo tutazi kuko tubisomye, uduhagarikiye, umenya uko tubaho umunsi ku munsi. Niba koko ari akarengane muvuga, akarengane kazabaho ariko ntikazakorerwa itorero rya Kristo rizaba ryamaze kugenda. Ufite gahunda yo kuma igitekerezo? Ufite gahunda yo kubaza ikibazo? Ese ufite gahunda yo gutanga inyunganizi? Nawe uhawe ikaze. Bisanzwe n'ikuzo Emmy. Ejo tuzakomeza n'akandi gace gakurikira. Nyemera tuze kureba n'ibindi biganiro dufite uyu munsi bigaruka cyane cyane ku bukungu, ariko tubwira cyane cyane abitwa ko ari abizera, abitwa ko bahora munsi y'imbaraga z'umushumba, bishop, apostle n'undi, badakwiye kumenya aho igihugu kiri kwerekeza. Benshi biyita abarenganywa cyangwa se benshi biyita ko bazarenganywa, batangiye kubyihimbira. Nkibaza ngo ikizakugira umwana w'Imana nuko utangira kugenda uva uhinyura izo gahunda zikujyana mu iterambere, kugira ngo uzakunde uhure n'akarengane ari wo kwikururiye. Imana y'umugisha kandi Imana yagiye neza nk'ibisanzwe muri ibiganiro bya buri munsi, n'ejo bundi kandi tugakomeza. Mwakoze cyane, ndabashimiye.